kugubwa neza mu mirimo yanyu ahatandukanye. Uwiteka abahire. Turagarutse muri bya byigisho byacu dusanzwe tumenyereye dusangira umunsi ku wundi, ibyigisho tubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Rero tumaranye iminsi n'abatumirwa hano muri studio, yewe muri kumwe, amazina yanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre. Ndi kumwe rero na bagenzi banjye badufasha kumva neza ibyigisho. Reka nabo tubahe umwanya babasuhuze duhereye hano iburyo. Nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu, nkaba nitwa Aimable Nshimiyimana. Akoze cyane. Reka twakire na mushiki wacu nawe abasuhuze kandi abibwire. Ndabashuhuje cyane, mugire igitondo cyiza, mugubwe neza. Nitwa Mukamuterusi. Akoze cyane. Uyu munsi rero twaje tuzanye ingingo turi kwiga y'uyu munsi tubwira ngo ikibazo giteye inkeke. Ikibazo giteye inkeke. Ejo twize ingingo itubwira ngo kubwo guhesha Imana icyubahiro. Rero mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusenge. Turagushimiye Data wera, Muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Duhaye amahirwe yo kuramuka amahoro kandi ukomeje kudufasha. Wadutegura ibyigisho kugira ngo bitwigishe dusobanukirwe amateka ya Bibiliya. Tugushimiye rero ko ubiduhaye uyu munsi, twishyize mu biganza byawe kugira ngo udufashe ubwo tugiye kwiga, kandi udusangize imigisha n'abatwumva ndetse n'abazatwumva. Umwuka wera azakore ku mitima yabo kubw'ibi byigisho. Ubuntu bwawe bubane natwe, tubyakira mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka tujye mbere muri iyi ngingo itubwira ngo ikibazo giteye inkeke. Ariko mbere y'uko tujya mbere, ubwo ni muri cya cyigisho kitubwira ngo Yesu ni impumyi. Ni amateka ya Yesu n'impumyi uko byagenze, tubisoma muri Bibiliya, ariko turi kurushaho kugenda tubyumva mu buryo burambuye. Reka dusabe mwene Data Aimable adufashe mu ngingo twize ejo, tubone tujye ku ngingo y'uyu munsi, ariko tubanze twibuke ibyo twaganiriyeho ejo. Karibu. Murakoze cyane. Ejo hashize twabonye ingingo ivuga bwo guhesha Imana icyubahiro. Muri iyo ngingo twabonye uburyo kenshi Imana yemera ko hari ibintu bitugeraho, ntabwo ari igihe cyose. Ubundi Imana itwifuriza ibyiza gusa. Igihe cyose Imana yifuriza abana bayo umunezero, itwifuriza ibyiza gusa, ariko hari n'ubwo yemera ko ibintu bitugeraho ariko itagamije kutubabaza gusa. Ntabwo igamije ko tubabara ngo tugire agahinda, ahubwo kuko ari bwo kwihesha icyubahiro. Rero ntabwo tureke ibintu bitugeraho nk'uko uriya mugabo w'impumyi, icyatumye avuka y'impumyi si uko yarakoze icyaha cyangwa se ababyeyi be, ahubwo kwari kubwo guhesha Imana icyubahiro. Rero ntidukwiye kubyinubira igihe ibintu ugeze gutunga utabyiteguye, uba ukwiriye kubyakira kuko biba bizeye guhesha Imana icyubahiro. Erega burya kwinuba nta kindi byongeraho. Nta kindi byongeraho, umuntu ashoboye yakwihangana, ariko nibyo byiza. Ariko kwihangana ni kuri muri twe, ariko burya muri Yesu harimo kwihangana. Reka rero tujye mbere mu ngingo y'uyu munsi iratubwira ngo ikibazo giteye inkeke. Reka dusabe Aimable aturebere muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 14, twumve ikibazo kihabazwa. Mbese abayobozi b'Abayuda bashyiriye nde uwo muntu wavutse ari impumyi, kandi ni ukubera iki? Yakize ku wuhe munsi? Dusomera iriya mirongo ibiri, Yohana igice cya 13 umurongo wa 13 na 14. Uwari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato. Uwo Yesu yatobeyemo akondo akamumura. Abayobozi b'Abayuda ngo bamushyiriye abafarisayo, kandi yahumutse ku munsi w'isabato. Ko abafarisayo nabo baravuze itorero, nabo baramugura. Noneho abayobozi babona ibyabaye, batamushyira abayobozi b'itorero berekana yuko yaziriye isabato, kugira ngo bamuhane. Noneho kuko byakozwe ku munsi w'isabato, Yesu atubye akondo akamusiga ku maso, akora n'urugendo ajya ku kidendezi cy'Isilowamu, arangije akora n'akandi kazi ko kwiyuhagira. Abayuda urabona ko ari ibyaha byinshi. Urumva iki kibazo kiragarutse. Abo twabanye muri ibi byigisho twabonye uburyo yakijije umuntu ku kidendezi cy'i Betesida, kandi hari naho hari ku isabato bitera impaka, bitera n'ikibazo. None n'uyu nawe yakize ku isabato. Iki ni ikibazo kigarutse. Abadukurikiranye rero muze gutega amatwi, turusheho kumva
kumva neza ibi bintu n'iherezo ryabyo, inyungu zibirimo, impamvu yabyo, ese twe bifitanye isano ki natwe uyu munsi. Reka dusabe Rusi adusomere mu gitabo cy'ubucuruzi ibihe byose ku ipaje 472. Murakoze cyane. Aha haratubwira ngo abafarisayo baharaniraga kwerekana ko Yesu ari umunyabyaha kandi ko atari Mesiya. Ntabwo bari bazi ko uwari w'isabato akamenya n'amabwiriza agendana nayo ari we wahumuye iyo mpumyi. Bagaragaraga nk'abarangwa n'ishyaka ryo kubahiriza isabato, nyamara bariho bacura umugambi wo kwica Yesu muri uwo munsi w'isabato. Aha rero hakatugaragariza uburyo Yesu bamushinjaga ibyaha byinshi, kandi ikibazo giteye inkeke cyane cyari uburyo bwo kugaragaza ko yishe isabato. Ariko nk'ababasha kudukurikirana, isabato itwarwa uko idakwiye, isabato ikabera abantu umutwaro, ariko nyamara ntabwo ikwiriye kuba umutwaro, kuko gukiza ku isabato nta cyaha kirimo. Natwe muri ubu buzima, igihe habonetse umurwayi, umuntu uri mu bibazo bisaba kugira ngo umufashe ku munsi w'isabato, ugomba kumufasha, nta cyaha waba ukoze, kuko Yesu niwe nyiri isabato. Isabato tubahiriza kubera ko twubahirije Yesu. Gukiza rero ku munsi w'isabato nta cyaha kirimo rwose. Iki kiganiro cyarakomeje ngo bahamagara n'ababyeyi be. Bahamagaye n'ababyeyi be, umurongo wa 18 rwose na 19. Yego, ubusomera bwose ko abayobozi b'itorero, abayubazi b'abayuda bamushyira abafarisayo. Yego, ngo bamubwire ku kibazo cye. Abafarisayo nabo bahita bamushyira ababyeyi be. Bahise bamushyira ababyeyi be mu wa 18. bamushyira cyangwa barabahamagaye ahubwo barabatumije. Twumve muri ibyo kwavuga ngo ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka, kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse, barabaza bati, uyu ni umwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki? Bumva babatumyeho. Ntabwo abayobozi b'itorero bajya gusanga umuntu, ntabwo bamusanga mu ahubwo bamutumaho bati muze mudusobanurire. Yego. Noneho dusomera aya magambo muri cya gitabo n'ubundi, komeza hepfo uyadusomere twumve, noneho tuze kubigereranya. Umwuka w'ubuhanuzi uratubwira ngo abafarisayo bahamagaye ababyeyi be, maze barababaza bati, uyu si wa mwana wanyu uwo muvuga ko yavutse ari impumyi? Uwo muntu ubwe yivugiye ubwe ko yari impumyi, none akaba yahumuwe. Ariko abafarisayo bo banze kwemera amakosa yabo, biyemezaga guhakana ibyo barebeshaga amaso yabo. Urwikekwe rwabo rwari rukabije, kandi gukiranuka kwabo kwa gifarisayo kwarimo ubuyobe bwinshi. Aha ni ikibazo buriya ngagiye ntekereza byinshi. Akenshi na kenshi buriya iyo abo bayobozi baba baranasuye umuryango bakifatanya nawo na mbere hose, bari kubabarana nawo. Noneho umwana wabo yakira ahumutse bakishimana nawe. Ariko ahaho nawe tekereza, umuntu wawe yavutse ari impumyi none yakize, njyewe ni umuyobozi w'itorero umutumye ngo ngwino usobanurire ibi byabaye, sinagombye kwifatanya nawe kunezerwa. Rero mu kuri hano, nubwo abayobozi b'abafarisayo n'abayobozi b'abayuda bari bari muri ibi bintu, ariko birengagije umunezero ababyeyi buriya muntu bari bafite. Ariko ngo harimo n'ikindi kibazo, reka twumve hepfo kuri D, twihutishe iyi ngingo kugira ngo ize kuza kumvikana neza. Ni gute duhabwa umuburo ku byerekeranye n'akaga gakomeye ko gutsimbarara ku myumvire umuntu yahoranye mbere na mbere? Mu Migani 18:13, reka mwene data ahadusomera. Usubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni. Urumva, usubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni. Kuko hari kumubwira umuntu utabanje kubitekerezaho, akaguha igikuta cyangwa se agahita kujomurisha bijyana ubushizi bw'isoni. Nta kinyabupfura cyakirimo. Ariko dusomera aya magambo hepfo nanone twumve mu gitabo cy'ibame ry'itorero umuzingo wa 5
kutubwira hatya hati hari abantu benshi bashingira ibitekerezo byabo ku byo bumvise bigatuma igitekerezo gisa nk'aho gitandukanye rwose n'icy'uwatanze ikiganiro yagerageje kuvuga. Bamwe bumva binyuze mu ngeso zabo bwite z'urwikekwe cyangwa kumvira kwabo kutari ko bagasobanukirwa ikintu nk'uko bo bifuza ko kiba, nk'uko bihuje neza n'intego yabo. urumva gusubiza ni ukubanza kubitekerezaho, ariko ubu ntidukwiye gushingira ibitekerezo byacu ku byo twumva. Impamvu iki kintu dufashe ucyumvikanisha ikibazo giteye inkeke, iyi ngingo irasobanuka ite, irumvikana ite ukurikije ikiganiro aba bayobozi bagiranye n'uyu muntu wavutse ari impumyi ndetse n'ababyeyi be. Ariko amagambo Rusi amaze kudusomera ni ikibazo gikomeye, aho usanga abantu bashingira ibitekerezo byabo ku byo ubwabo bumva, noneho ntashaka kumva ibintu nk'uko biri, ahubwo akumvirana ashaka ko bihuza n'ibyifuzo asangamo. Ikibazo gikomeye. Ariko hano ku kibazo giteye inkeke kuri iyi ngingo, icya mbere nabonye mu buryo bubiri. Icya mbere, abafarisayo bakomeje kwanga no kudashaka kwemera ibikorwa byiza by'isohora ku isabato, bakabifata nko kuzirira isabato, bakabishinja Yesu, ndetse n'uwo yabaga abikoreye nawe ntabwo bamusigaza yuko bishe isabato. Cyangwa ikibazo giteye inkeke kubera ko Yesu yabasobanuriye kenshi akoresheje ibikorwa, ariko badashaka kubyumva, abo batsimbarara kuri aya myumvire yabo nk'uko dusoma zo kudusomera. Ikindi cya kabiri, abafarisayo bashaka kwerekana ko ari abakiranutsi, nyamara bari gucura imigambi mibisha yo kwica Yesu ku isabato. Bashaka kwerekana ko bo bayubahiriza neza abandi bayica, ariko nabo ubugambanyi bwabo babukorwa ku isabato, kubera ko imigezi baba bari mu mirimo ntawe kubona undi. Ariko akanama k'itorero abayobozi b'itorero barigenda bagacura imigambi ku isabato kuko nibwo bahuraga. Noneho bagashinja abandi ko bayishe, bagashinja ko Yesu yishe isabato akijije umuntu, nyamara ubwabo bari kuyicisha gucura imigambi mibisha yo kwica umuntu. Icyo ni ikibazo gikomeye kandi cy'ikibazo. Twakire na Rusi agira icyo avugaho mu minota mikeya dusoza iyi ngingo, itubwira ngo ikibazo giteye inkeke. Karibu Rusi. Urakoze cyane. Ikibazo giteye inkeke rero, aba bafarisayo ntibavaga ku izima kandi bari bafite ubwiru bwo kwanga umukiza. Bangaga ukuri bakureba, bakagira urwikeko rwinshi. Bishatse kugaragaza muri iki gihe cyacu rero, natwe kutava ku izima kandi tubona amakosa ni ikibazo gikomeye cyane dukwiye gukosora mu mibereho yacu. Igihe habonetse amakosa, tuba tugombye guharanira kumva no kwikosora, kuko abafarisayo bangaga Yesu, bakanga no kwikosora ku bintu bareba, kandi bakagaragaza ko basobanukiwe isabato cyane kurenza Yesu, kandi Yesu ari we nyir'isabato, bakagaragaza ko bayisobanukiwe cyane. Aha rero harimo isomo rikomeye cyane, imyumvire y'umuntu ku giti cye, uko abyumva siko byagenda, ahubwo akwiriye kugenda nk'uko ijambo ry'Imana rimubwira. Urakoze cyane. Ingingo nimureke tuyisoze, ariko dusaba abadukurikiranye kurushaho kubyumva neza. Buriya aba bantu aho kugira ngo bakire ku bayuda n'abafarisayo, ahubwo bari baba batinya yo kugira ngo duteze ibibazo bimeze gutya kubera ko yakize yagombye gupfa. Rero wenda tuvuge kuri Yesu, bo nawe bamubonaga nyine nka Yesu uri aho, ntabwo bari bazi ko ari umwami w'isabato, bari batarabisobanukirwa. Ariko ibyo Yesu yakoraga byari birimo agakiza, ntabwo rero bakagombye gutsimbarara ku mategeko yabo, ahubwo bagombye kwishimira n'uko n'abantu bari gukira. Ariko ibyo ntibabirebyeho, ahubwo imyumvire yabo yari yarabakandamije kandi ari iby'Imana, bibazanamo umwuka w'ubugome. Uriya mwuka w'ubugome rero banduye umwuka wa Satani. Niyo mpamvu Yesu yababwiraga ngo muri abaso Satani. Ariko ibyo ubuyobozi bw'itorero ubu byabaho, ubu bagabura rwose abapasiteri bacu bari abantu beza, bagira inkingi z'abafarisayo byashoboka. Ibi ngibi kuko hano badusomeye ni gute duhabwa umuburo ku byerekeranye n'akaga gakomeye ko gutsimbarara ku myumvire umuntu yahoranye mbere. Aya magambo bamaze kuyadusomera.
byerekana neza ko burya muri iki gihe hariho gutsimbarara, kandi uko gutsimbarara kukaboneka mu bitwa abayobozi. Rega neza rubanda batsimbarara bate? Waba wababajije iki se? Kandi no mu gihe cya Yesu baberagaho banyuzwe babona babaga nta kibazo, ariko abayobozi buriya cyane nicyo bitubwira. Rero Imana idufashe kandi ihire abadukurikiranye, kandi namwe bahe umugisha mu buryo busobanura ingingo. Ibyigisho byacu nakagaruka, dukomeze dukurikirane ibyigisho, tuzarushaho kumva byinshi by'urukundo rw'Imana Imana yazanye ibinyujije mu mwana wayo. Rero tubifurije guhirwa no kugubwa neza